ubundi ikiremwa muntu uko kiremye mu kwibogamiraho. Ibintu byiza byose aho tubibonye tuvuga yuko bituranga. Nimba dushaka kuvuga umuntu ufite imico myiza, mbere na mbere uba wumva ari wowe. Niba ushaka kuvuga cyangwa nimba bavuze umuntu ushobotse muri sosiyete, uba wumva ari wowe. Biroroshye cyane kubona umuntu udashobotse, biroroshye cyane kubona umuntu udashoboye ubibona mu bandi, ariko biragoye cyane kubyibonamo. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kuganira ku mico cyangwa se ku bintu biranga abantu badashobotse, ibintu biranga umuntu udashoboye muri ubu buzima, umuntu mbega muri sosiyete ushobora kuba ayibangamyemo kandi n'iterambere rye rikaba rigoye. Mbere na mbere yuko dukomeza cyangwa mbere yuko ukomeza kumva iki kiganiro, banza urebe hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bica kuri iyi YouTube channel. Ubundi muri iki kiganiro ikindi kintu nagusaba nuko ugomba kucyumva witekerezaho kandi utibera, kugira ngo ubashe kwimenya neza, ubashe kwiyumva neza icyiciro ubarizwamo, umenye ibyo ukosora niba ushaka impinduka mu buzima bwawe. Ibintu byose ndibuze kuvuga muri iki kiganiro biragoye ko waba ufite inshuti izabasha kukureba mu maso ikakubwira ngo uteye gutya kandi ibi ngibi ni bibi, uteye gutya kandi ibi bintu bibangamiye sosiyete. Biragoye cyane ko uzasanga ufite inshuti ikubwira ibi ngibi. Nusanga ibi bintu byose ngiye kuvuga ufite inshuti ijya ibikubwira, iyo nshuti iraba ari inkoramutima yawe, kubera ko ntikuryarya, ikubwiza ukuri. Naho abandi bantu bose muziranye bo nta n'umwe uzabasha kukureba mu maso ngo akubwire ibi bintu, kubera ko abantu bateye gutya cyangwa abantu bafite ino mico nabo ntibanezezwa no kubibwirwa. Rero wowe wahisemo kumva iki kiganiro, wowe wahisemo kuza kuri YouTube channel ukaba ugiye kumva iki kiganiro, iri ni itangiriro ry'impinduka mu buzima bwawe. Iri ni itangiriro ryo kuba ubuzima bwawe bugiye kujya ku murongo kuruta uko bwari busanzwe bumeze, cyangwa se byisumbuye uko wabitekerezaga, cyangwa byisumbuye uko ubuzima bwawe bwari bumeze. Ku ikubitiro hano hantu turahasanga abantu banga inshingano cyangwa bihakana inshingano z'ibibareba. Ugasanga ibintu byose aba yumva byagakozwe n'abandi, we bitamureba. Ugasanga mu buzima bwe ibintu iyo bigenze nabi atangira kuvuga ngo ni boss uba wica ibintu mu kazi mwaba muri gukora, ukavuga ati boss wacu ntashobotse, boss wacu ntiyumva. Cyangwa ugasanga ibintu bye byagenda nabi agatangira kubishinja ababyeyi, nimba baye ubuzima atanezejwe nabwo akavuga ngo ababyeyi banjye ntibakoze kera, ngo ababyeyi banjye banze gukora, ngo ubundi abandi bagabo bakoraga, ababyeyi banjye bari he. Ugasanga nyine ibibazo bye yatangiye kubishinja, cyangwa ubukene bwe yatangiye kubushinja ababyeyi be. Ugasanga mu buzima bwe ibibazo byose nta kibazo ajya yumva yuko ari we wagiteye, cyangwa se ajya yumva yuko ari inshingano ze. Atangira kuvuga ngo ibi ngibi n'ubundi banze kubikora. Ariko iki ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko udashoboye kandi udashobotse muri sosiyete. Ubundi umugabo cyangwa indwanyi ya nyayo ifata ibibazo byayo ikabyikorera ku bitugu, igahangana nabyo ku giti cye, bitagiye mu ndi muntu, bidasabye ngo haze mu ndi muntu. Ibindi usanga mu buzima bwe uyu muntu atabasha gukontorora amarangamutima ye. Usanga nimba hari ibimurakaje ahita avuga nabi. Ugasanga nimba hari umuntu umwiyenjeho ahita atangira kurwana. Ugasanga mu tubari niwe uhora urwana. Ugasanga niwe ushinjwa amakosa yose. Abantu benshi, abantu bateye gutya, abantu batabasha gukontorora amarangamutima yabo, bakunda gusanga banakoreshwa n'abandi bantu. Kuko umuntu utabasha gukontorora amarangamutima ye, abantu batamwifuriza ibyiza biroroshye ko bamubona, kubera ko ibintu bibi byose cyangwa se ibintu byose biri busabe ko hajyamo amarangamutima uri busange biri bworoye. Iki ni ikindi kimenyetso cyerekana yuko udashobotse kandi udashoboye. Hano ndi kuvuga ku mpande zombi, sindi kuvuga ku gitsina runaka. Niba mu buzima bwawe wisanga uhora uri umuntu ushaka approval, ushaka kubura ahantu abantu bakwemera, uri umuntu mu buzima bwawe uhora ushaka kuba mu bantu bakuvuga neza, uhora ushaka kuba ahantu ku bantu bemeranya n'ibyo ukora, abantu bemeranya n'uko uteye, abantu bemeranya n'uko wiyumva. Ugasanga mu buzima bwawe uhora ushaka abantu bakubwira ibyiza ukora cyane, ibintu biri perfect, ariko ibitagenda ntihagire ubivugaho. Ibyo udashoboye ntihagire ubivugaho ngo akubwire ngo ibi bintu ntabwo bishoboye.
brother cyangwa sister, menya yuko udashoboye kandi udashobotse, ahangaha uri n'ikibazo muri sosiyete. Nkwibutsa kandi ko ibintu byose turi kuvuga ahangaha muri iki kiganiro ari ibintu bikureba. Niba ukeneye impinduka mu buzima bwawe, niba ukeneye yuko ubuzima bwawe buva ku rwego rumwe bukajya ku rundi, ibi byose turi kuvuga muri iki kiganiro ukwiye kubitega amatwi neza, bikaguha kwitekerezaho. Ikintu cyose uri bwiyumvemo nk'ikosa cyangwa uri bwiyumveho ukavuga ati ibi ngibi byo ndabyikora, wowe n'umutima wawe mukabyemeranya, uhita utangira guhangana no kugikosora, uhita utangira guhangana no gushaka impinduka no guhinduka kuri iyo myitwarire idashobotse. Kuko ibi byose turi kuvuga muri iki kiganiro, umuntu uwo ari we wese ubifite nko muri character ze, iterambere riragoye kuri we. Abe iterambere ryo mu mibanire n'abandi, abe n'iterambere rya financially biragoye. Nkwibutsa ko amafaranga uyabona kubera abantu. Rero nimba ufite imico ibangamiye sosiyete ubamo, hano biragoye kubona amafaranga, nunayabona ntuzayarambana. Ahangaha biragoye yuko ubuzima bwawe bwazamo impinduka mu gihe cyose nta kintu uri kugerageza guhindura muri ibi bimenyetso niba byakugaragayeho. Hari abantu usanga mu buzima bwabo buyobowe n'ubwoba, ugasanga ubwoba bumuhagarika kugira ikintu akora. Ubundi mu buzima busanzwe, iyo uretse ubwoba bukakuyobora, iyo uretse ubwoba bukaba umuyobozi wawe, izi nizo ntege nkeya, izi nizo mbaraga nkeya uba ugiye kugira mu buzima bwawe. Kuko ubundi indwanyi ifite ubwoba, nawe ndi kumva uri gusobanukirwa ibi bintu, ntabwo twabivugaho byinshi. Mu gihe cyose uzi ko ubwoba ari bwo buyoboye ubuzima bwawe, ufite ubwoba bwo gushora muri business, ufite ubwoba bwo kwiga ibintu bishya, ufite ubwoba bwo guhindura ubuzima uri kubamo, brother cyangwa sister, ahangaha uri mu mazi abira kabisa. Niba mu buzima bwawe nta discipline ufite, ugasanga mu buzima bwawe nta ibintu byose ni ibintu bikubaho bigutunguye, ntago ufite ukuntu umunsi wawe uba wawupanze, ntago ufite schedule y'ibintu ugomba gukora ku munsi, ugasanga unywa inzoga igihe ushakiye, ugasanga mu buzima bwawe amafaranga yawe ntago ubuze ikintu agomba gukora, ntago wishyize ku murongo muri rusange. Niyo discipline ndi kuvuga, brother cyangwa sister, hano warangiye. Niba ukeneye impinduka mu buzima bwawe, niba ukeneye iterambere mu buzima bwawe, ukeneye gushyiraho amategeko agenga ubuzima bwawe. Aya mategeko nuyagiraho discipline ukayubahiriza, ubuzima bwawe nibwo bwonyine buzaba bugiye kubiryoheramo, kuko impinduka zizajya ziza uyoberwa ibyabaye. Mu buzima bwawe ushobora kwisanga uri umuntu uhora wumva ukunda ihangana. Hari abantu mu buzima bwabo usanga bahora bakunda ihangana, bagira ishyari, ari abantu muri make bigoye ko wababona bifurije cyangwa bishimiye intsinzi za bagenzi babo. Rero brother cyangwa sister, nimba uzi ko uteye gutya, uteye nabi pe. Ikintu cyonyine usabwa ni uguhinduka, kuko ahangaha uri ikibazo muri sosiyete, ahangaha ubangamiye sosiyete ubamo. Kandi kubangamira sosiyete ubamo, ibi ngibi byonyine niko guhagarika umugisha wawe, niko kwangiza ejo hazaza hawe. Hari n'abandi bantu usanga mu buzima bwabo batazi guhakana, usanga ari abantu bakunda kwingingiriza bya hatari, ugasanga ni wa muntu utazi guhagarara kuri yego ye cyangwa guhagarara kuri oya ye. Uyu muntu nawe iterambere rye riba riri mu kangaratete, kubera ko usanga ubuzima bwe aba yarabuhaye abandi bantu mu biganza, ari bo bantu bameze nk'aho bayoboye ubuzima bwe, ubuzima bwe bisa nk'aho atakibufiteho uburenganzira. Brother cyangwa sister, wowe bitewe n'uri kunyumva, niba uzi ko ufite ino miterere, niba uzi ko ufite ino mico mu buzima bwawe, warangiye. Ntago ari uku nguku ikiremwa muntu kigomba kubaho gifite ejo hazaza. Hari n'uyu muntu noneho ngiye kuvuga, hari nawe wanyuma ngiye kuvugaho, usanga abayeho ubuzima atazi icyo abereyeho, nta ndangagaciro agira, nta ejo hazaza atekereza, nta purpose afite mu buzima bwe. Ugasanga ubuzima bwe abayeho nk'igisitati gusa, ntafite ikintu na kimwe avuga ngo ari kwirukaho. Ugasanga nawe ubwe arabyuka akabona umunsi urije, ukabona umunsi uratangiye ukongera ukira, yaba yabonye n'utwo dufaranga ntazi ikintu tugomba kumara. Uyu muntu we ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu muntu wabayeho nk'impinja, abayeho nk'abana. Uyu sinzi icyo namubwira, kuko usibye no kuba bangamiye sosiyete,
nawe ubwe ni ikibazo kuri we, nawe ubwe aribangamiye. So rero nimba wabashije kubana nanjye kuva iyi video itangiye kugeza irangiye, ni ikimenyetso cyerekana yuko iyi video yagufashije. Ntuze kugenda udakoze subscribe, kandi wibuke gusharinga ino video uyoherereza umuntu uwo ari we wese mwaba muziranye wumva ukwiriye kumva ino video. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka. Ciao ciao.